muraho neza inshuti z'isaha ya none. Uyu munsi turavuga ku nkuru z'umukobwa, ku mateka, ku muco, ariko kandi twibaze cyane, kera umukobwa watwise inda atarashyingirwa yajyaga he? Bamujyanaga he? Ese byabaga byagenze bite? Ese byamugendekeraga gute? Ese ibyo twibwira ko ese koko byari byiza? Turakora urugendo mu mateka yacu ya buri munsi ndetse n'aya kera, ariko tunibaza ku by'abantu bakoze, ibyo bakoraga, imigani yavuzwe, iyo baca ese bayica byagenze bite, ndetse n'uburyo twakomeza gufasha uwahuye n'ibibazo uyu munsi. Wenda iki kiganiro njya kugitekereza, bashiki bacu mbaje kubasuhuza. Ahari wenda hari ubuzi, uramuzi, byakubayeho, byamubayeho, byababayeho, ariko iki ni ikiganiro ntagamije kugira ibyo nshyigikira cyangwa se ibyo nemera. Turahuza umuco n'igihe turimo. Ikiganiro cyitwa isaha ya none, hari ibibazo dukunda kwibaza cyane. Reka ntangire nibaza, ese koko gukomeretsa umukobwa byamurindaga icyaha cyangwa byaramusenyaga burundu? Ikibazo cya kabiri nibaza, kera ese kuba umuntu kera yarakoraga ikosa nk'iryo akajyanwa ku ruzi cyangwa se ku muryango w'umuhungu, byari igisubizo cyangwa igihano giturutse ku bwoba? Hari igihe gitanga ikindi kibazo. Ni ibibazo byinshi cyane biribazwa bakabyibaza. Wenda nanjye ndi kwibaza, ariko igihano wumva gikwiriye ni ikihe? Ariko nanone bidakuraho ikibazo cya gatatu dukunda kwibaza, ni gute umuco wacu wahindutse kugeza ubu, kandi se ubu twakomeza dute kuwahuye n'icyo kibazo? Ikibazo cya kane, ese Bibiliya itwigisha iki ku bijyanye no kubabarira no gukomeza umuntu wakoze ikosa? Ni iyihe nzira y'ihumure dushobora kumuhitiramo uyu munsi kugira ngo inda itaba ari ikibazo mu buzima bwe gusa, ahubwo ibe isomo ry'ubuzima? Yes, ambaye ikaze kuri mwe mwamaze gukanda subscribe kuri uruganiriro rwa Now isaha ya none official, mukomeje kubitwereka mu buryo bugiye butandukanye. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi nje nihuta, ariko ndagerageza ndebe icyo umuco umbwira, icyo Bibiliya imbwira, ndaza kubihuza. Icyo uraza gukuramo ntwibagirwe kugisiga muri comment, kandi ntwibagirwe gukanda like. Wowe tugeze hano bwa mbere, ihutire gukanda subscribe kugira ngo yiyandikishe muri uruganiriro rwa Now isaha ya none official. Mwarakoze cyane abantu mwasharinze. Reka natwe tuganire mu buryo bwacu. Kuri microphone nitwa Madamaze, egera uriya mwana adakora ku muriro. Ndaje. Uko kera byafatwaga, uko bimeze ubu, nuko Bibiliya ibivuga. Icyambere, kera mu muco nyarwanda gutwara inda utarashyingirwa byafatwaga nk'icyaha gikomeye, kikaba n'ikizira mu muryango. Ababyeyi bamwe bararakara bakavuga ko umukobwa umuryango bakageraho bagira bati, uyu mukobwa aradusebeje, agiye gusiga ikimwaro, igisebo ku muryango. Ariko hari aho bamujyanaga mu ruhame bakamucyaha imbere y'abakuru, bamwambura icyubahiro mu bamureba, mu bari bamuzi, ndetse n'umuntu wo mu rusisiro. Ahandi bajyaga kumuta mu ruzi. Bamwe bavugaga ko umukobwa
watwaye inda atarashyingirwa bamufataga bakamujyana ku ruzi bakamwohera bavuga ngo ni uguhora ku muryango. Ntibyakorwaga hose ariko mu miryango imwe n'imwe byari umuco kuri yo. Hari n'abamwoherezaga iwabo w'umuhungu, umuhungu wabaga yamuteye inda bakamufata bakamujyana bakamushyirayo, bakagira bati azabe umugeni w'umwenda. Umugeni ahari wowe nkurikiye ushobora kuba ari ubwa mbere wumvisha uyu mugeni. Turaza kubihuza turebe iki gihe uko bigenda, ariko kera hari byinshi byavugwaga. Benshi mwagiye mukurikirana ibitekerezo bigiye bitandukanye, ibivuga mu migani ndetse n'ibitekerezo byabayeho. Ariko se koko byari bikwiriye? Niyo mpamvu isaha ya none igira iti uko kera bafatwaga, uko bimeze ubu n'uko Bibiliya bivuga. Icyo gihe umukobwa yagaragazaga nk'uwatakaje agaciro mu muryango. Icya kabiri, hari imigani n'imvugo yakorwaga mu gihe umukobwa yabaga yakoze ishyano nk'iri. Ababyeyi mukurikirana iki kiganiro isaha ya none, ahari wenda abakobwa ushobora kuba byarakubayeho cyangwa se hari undi byabayeho uzi, wamufashije ute, yabigenje ati? Iki kiganiro ni ikiganiro tureba reality y'ubuzima tubayemo mu buzima bwa buri munsi, maze tugakuramo inkuru ifitanye ihuriye na Bibiliya n'ubuzima tubayemo, tugakuramo umuhoza ndetse n'umusozo. Gusa ntuze kwibagirwa gukurikirana umusozo n'umuhoza. Mu mpera y'iyi video harimo umuhoza ushobora kuzahura nawe, ushobora kuzahura n'uwo musozo ukazamenya uko byitwaramo. Hari imigani yakoreshwaga, ahari wenda wowe dukurikiye mbere yuko gitangira wambwiye umugani umwe uzi ku bijyanye n'iki kibazo turi kuganiraho, watinze. Umugani wa mbere, inda si ikamba ahubwo ni ipfunwe. Ni imigani yakorwaga byabaga biturutse ku gisebo umukobwa yabaga yateje umuryango. Inzozi zibeshya, inda ntiyibeshya. Aha babaga bashaka kuvuga ko ushaka kuba ufite inzozi, ariko ntabwo ndi umuhanga mu gusobanura imigani, gusa byumve ko inzozi zibeshya, inda yo itajya ibeshya. Umukobwa w'inda aho ngaho wakuzuza nawe. Ni imigani myinshi yagiye igaragara mu muco nyarwanda yakoreshwaga igihe umukobwa yabaga yakoze ibara cyangwa se agakora ishyano kuri ako gasozi. Ahari wenda buri muntu yajyaga mu nganzo agashaka umugani, ntabwo mbizi. Abandi bakagira bati ubugeni bw'inda si ubwa batisimu. Abaga bashaka kuvuga ko atari ubukwe bwiza ahubwo ari amarira mu bantu ndetse n'umuryango. Icya gatatu, ubuse bimeze bite? Ahari wenda ushobora kumpa inyunganizi, ntabwo bikunze. Wenda twegeranye naguhereza mikrofone nawe ukambwira uko ubibona ubu ngubu. Iki ni ikiganiro twatekereje bijyanye na reality y'ubuzima tugenda tubona mu buzima bwa buri munsi. Bashiki bacu, ahari hari indwanyi zibaho muri iyi si mutazi. Bashiki bacu ni indwanyi muri buno buzima. Abenshi bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko hari ababyiherana bagaceceka ibyo bahuriramo nabyo, ibikomere bahura nabyo. Ariko se uyu munsi isaha none yaguteguriye iki? Bimeze bite? Bivugwa bite mu bantu? Ubu abantu batangiye guhindura imyumvire, nubwo hari abakomeza kugaya cyane, abandi babona ko umukobwa utwara inda atarashyingirwa agomba gufashwa kuko ubuzima bwe butagomba guhagarariraho. Imiryango myinshi yiga uburyo yakomeza kumwitaho, ikamuha urukundo no kumufasha gukomeza amashuri cyangwa se ubuzima busanzwe. Ahangaha sinzi wenda uko wabibonye, ariko hari ibikorwa, ariko hari imiryango igitsimbaraye ku cyo twita icyubahiro cy'umuryango. Turaza kureba se ko ku mwana ariko singiye ibyo nshyigikira. Oya,
imiryango myinshi yiga uburyo yakomeza kumwitaho ikamuha urukundo no kumufasha, ariko ntitwakwirengagiza ko hari aho agihabwa akato muri sosiyete, cyane cyane mu miryango, bikamutera kwiheba. Hari ingero nyinshi zihutirwa abantu benshi cyane bakunda kugaragaza mu buzima bwabo igihe habaye iki kibazo. Kera umukobwa watwaye inda bamujyanaga akumwohera mu ruzi. Hano hari abandi bakubwira ko bahita bamujyana mu miryango cyangwa se bakamujyana ahantu hatazwi kugira ngo bo muri ako gace batamubona. None se uwakubwira icyo Bibiliya bivugaho ku bakristo? Ngewe babwira ibi, nabonye abakristo ari bo bantu bagongwa n'iki kigeragezo. Nabonye abatizera, kwizera nabyo sinzi tuzabiganiraho, ntabwo turi mu ijambo ryo kwizera. Gusa nabonye abo twita ko batizera ari abantu bashobora guhandura iki kibazo bikagenda neza akuruta abakristo. Reka turebe icyo Bibiliya bivugaho. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ko bose bakoze icyaha. Abaroma igice cya 3:23. Yesu yabwiye abashaka gutera amabuye umugore cyangwa se abashaka gutera amabuye umugore wari wafashwe ari mu busambanyi, arababwira ati utagira icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Yohana igice cya 8:7. Umukobwa watwise inda n'umusore wayimuteye bayibyare bombi, kuko nta bantu bakeneye imbabazi, guhinduka no gukomeza ubuzima mu nzira nshya. Hari byinshi bivugwa muri sosiyete kuri iki kibazo, benshi ntibabyumva, ntibashaka no kubyumva kimwe n'abandi. Icyubahiro cy'umuryango, icyubahiro cy'amashuri, icyubahiro ariko si icyubahiro n'umwana. Nasabye imbabazi, singira ibyo nshyigikira cyangwa se ngo ni gute twabakomeza kubibutsa ko inda itica agaciro kabo, ahubwo icya kabiri, kubafasha kubona ko bashobora kugera ku bintu byinshi, kubafasha kubona ko bashobora kugera kure, kubafasha kubona ko bashobora kubaho neza, bagasubira mu ishuri cyangwa bagakora akazi, kubaha amahirwe yo kubaho mu rukundo n'umutekano, gukangurira abandi bantu, abaturanyi, inshuti, umuryango kutagira uwo basiga inyuma. Ngeze ku muhoza wanjye, sinzi nanjye umuhoza wanjye impamvu numva mutegereje, ariko umuhoza wanjye, umukobwa watwaye inda ashobora kuba afite ipfunwe, ariko agomba kumenya ko indirimbo ye itarangiriye aho. Umwana yibarutse ni umugisha, ntabwo ari isoni. Inshuti yanjye, reka nkubwire umusozo, ariko wowe warebye iyi video kuva mu ntangiriro kugeza ahangaha tugeze ku musozo, ndagushimiye cyane. Reka nkwibutse ko isaha ya none kuwa mbere saa 3 zuzuye z'umugoroba tuzajya tuba turi kumwe, ndetse no kuwa gatatu saa 3 zuzuye, no kuwa kane saa 3 zuzuye z'umugoroba. Inshuti za Kaya None mutwihanganire, Kaya None igiye kugitambuka rimwe mu cyumweru, ariho kuwa kabiri. Ni impinduka, ariko umusozo w'uyu munsi. Kera umukobwa watwaye inda yahindukaga nk'uwaciriwe urubanza. Ubu dukeneye kumwumva, tukamufasha, tukamukomeza. Twibuke ko nk'uko umugani uvuga ngo inkoko ibyarira mu nzira, abana bayo ntibicwa n'umuhanda. Isaha ya none iratubwira iti ntugatere ibuye uwakoze ikosa, ahubwo mubere ukuboko kumufasha kugaruka mu bihe bye byiza. Mwakoze cyane mwe mwari mukurikirana ikiganiro Isaha ya None, ndabashimiye cyane, kandi mwebwe mukomeje kunyereka ko byose bishoboka mbafite, ndabashimiye.
nizere ko izi mpinduka tuzabigendanamo neza. Isaha ya none izajya itambuka inshuro 3 mu cyumweru, hanyuma kaya ya none itambuke inshuro 1. Benshi cyane ndabizi mumwe comments aho ngaho. Ndabashimiye cyane rero, dusubire dukumburanye. Naho nje kuri microphone nitwa MM, Imana ibandebere icyoroshye. Bye bye.